Rayon Sport aba muri Rayon gute oya abariyo nibo aba muri Rayon gute barashigishe reka barusome nibo babyiteye reka bakubitwe rero rwose hari umuntu wambwiye ati bazongera kwitekerezaho umwaka utaha amakosa Rayon Sport yakoze muri Rokiritoma cyane rwose ntizagira umuntu yashyira rwose ya mbere mbere Rayon Sport yakoze no mutoza oya buretse gato tujye mu bakinnyi ku ikosa ryo kwanga kuzana umuzamu wa Mukura sebwato kandi bishoboka ikosa ryo kwanga kuzana uriya mukinnyi Joseph Saki warwamagana kandi bishoboka banahageze abo bose ku mafaranga reka bari bahari Tansere ikosa noneho ngo ritababarirwa ryo kwanga kuzana Tansere ngo ni umusinzi ngo ibiki n'ibiki afite inda y'abadepite bamuhimbira ibinyoma bamuhimbira ibintu bya hehe uwo mudepite yarabirukanyije umukino wa gishuti babakubita amapoto barabibona barangije baganira muri tribune baravuga bati ariko rya kosa twarikosora twari ingoma bibuka ibitereko basheshe Tansere irimo kwiyambukira igihugu igira muri Kenya agiye gukina Champions League bareyo rero ngo ibyo bintu ngo impamvu atabonye umuyobozi ba Rayon ngo bataje kuri stade baza kugira gute ibintu bitangiye kuzabakirikana impamvu bataje narakubashije kuwa gatandatu turambwira ngo bura wasanga yaje nitumubone ariko se kuvuga umwe niba mukuru nimuvunyeze ko mutsinda Paul Muvunyi unihagaragaye kuri Rayon nawe twiyeze tubona ntabwo yaje ko yatumye umushoferi kuzana sheke ngo asinyishe Tansere byagenze bite mujye mubyihorera ibyo bintu amafaranga ntiyaragiye kuyamuha byari byarangiye byanze biteze Rayon Sport rero twasaba tuvuga ngo amafaranga bakuye kuri Rayon de Gacinya ariko we yarahari akwiriye kubagirira umumaro Gacinya ko nayo ngatarebye match ya Rayon Sport na Yanga Gacinya nawe ntiyarahari na Gacinya ngo ntiyarahari cyane nese Muvunyi abadari Gacinya akabahari yarahari Gacinya ubona uri kubyumva wowe ariko boss mukuru yarahari Tadei yagomba kuba hari ko yarafite ijambo agomba kubwirwa ryo Tadei rero ngo yahamagaye abantu babwira ati sinayizanye nimwayibonye se w'ingenzi enye yavuga Yanga ngo bavuga ko gitazaza ikindi ngo mwayibonye Yanga singiye ariko Yanga si amatsinda urumva ikintu cyo gihari ni kimwe Rayon Sport Aimable na Sefu kuri awuco ndakurahi arinde gusa aro umunyatogo bita Marufu Chake n'ibindi murimo baratrolinga APR ngo piramide yaba nayo nabonye abareye bashishikajwe na piramide kurusha uko bashishikajwe n'ikipe bazabona ariko maze kukibona kuko abareye basigaye batrolinga APR cyane kuruta ukuntu barayitrolinga ukagira ngo bari qualifié ahubwo barayitegereje bari kwishimira we n'intsinzwi ya APR kuko bakishimira intsinzi yabo kiba ari ikintu kibi cyane kubafana icyo kintu ugomba kubanza gukemura ibyawe babajwe nuko Yanga abatsinze ibitego bitatu nta kintu bakinye 0 shot on target minota 90 nta shot na rimwe rigana mu izamu yigeze itera minota 90 bose bari puro abati okay na mwatsinze igikenyeri cyo muri Zambia piramide zabatsinda ariko ko piramide na APR zizakira nyuma yo kureba zaba yakina Singida itarajya mu matsinda bikuriyemo nimwaba musebye hanyuma iyo Singida uri kuvuga nge ahantu nicaye ndi kumwe n'abantu bo muri Singida abagabo batatu bavugishwe n'ikirere baje kuri Rayon Sport batomboye bari abagabo batatu bandika utuntu ariko mu kutwandika wabonaga batwandika bishimye wabonaga nyine pressure yagabanutse twaravuga ati ikipe Rayon Sport niyo kipe y'abafana ikomeye ariko uburyo Yanga ibatsinda bigoranye barebye ibiri mu kibuga yego bishize Yanga batsinze kimwe ku busa biri kusa ku gikombe cy'igihugu batsinze Simba mu gikombe cy'igihugu bakina na Yanga kuri finale bayigoye cyane bongeyemo Arida Ucho bafite ba Marufu Chake basanga ba Elvis Rupia bafite na Gamondi mutozo ukomeye none murapostinga piramide amafoto y'Ikigali aherukina muvuga ngo iki n'ibiki ngo tuzabira kuri piramide bareye mukwiriye kunywa umuti usharira ukabavura ariko Paveri ntarasi umutoza akavuga ngo rero nta mpamvu kujya mu presente ngiye ntari mubone ngo mukire mu izamu kuko ntacyo mumfashije wenda mwe muri kwifasha kugira mwevana pressure y'abafana babashyira gitutu ngo mugure umuzamu ariko nge ntacyo biramfasha kuko n'umuri kibazo kiri mu izamu still kiraza kuba kigihari ngira ngo mutwara nabibonye ko rwose umuzamu Dirisa Kuyate ntabwo yagufasha muri situation zigoye ntabwo yagusavinga za save nyine ziba zikeneye ku muzamu biragoye ko yazikora gusa wenda by'amahire namenye ko bagiye kwihutisha ibintu bya Paveri cyaburaga n'amafaranga kuko Paveri we ari committed gusinya abo bati ndasinyira iki mu amafaranga nsinye bari bamuhaye promesse yuko nyuma ya Rayon Day bazamusinyisha bakamuga ati noneho se tukwerekane bati nta kibazo niba muzanyishyura ariko sinajya mu kibuga cyaburaga n'amafaranga ntekereza ko baraza kumusinyisha bwo tujya muri defense nako gusinya asa nkaho yasinye usibye we nako atarabona amafaranga yarabemereye ko agomba kubasinyira hanyuma ngiye kiri nabonye muri defense Axer ubwo ni naho urinjiramo ubabwira ibijyanye na Yusudianye mu ba defense Rayon Sport ifite umuntu yavuga ko bayobowe na Bayisenge Meri
bikora ariko neza ngira ngo Emera bikora neza ariko urabona ko hakiburamo akantu ka match nyinshi mu kaguru cyane cyane nyine mu bihe biherutse cyangwa se currently kuko Emera yasoje sezo atari gukinishwa muri Gasogi bijyanye nuko Kenisa atamukinishaga yamaze kwanzura kazagenda bahitamo kwanga kumukoresha ntibakorana imyitozo ifungura shampiyona ubona nyine Emery ntabwo harazamo ka kantu kuvuga ngo anavuye no mu bukwe rega ntiwamenya nyine urabona ko bitaraba byiza cyane ku buryo bavuga ngo ariko byibura niba ubasha kumva konsinye zo gukina muri defense atura kuko defense atura ukuntu ikinwa haba harimo umuntu ubayoboye nawe twakwita nk'aho ari we mu libero wabo noneho hakabamo abandi ba defenseri babiri bari kumwe nawe uw'ibumoso n'uw'iburyo uw'iburyo aba afite konsinye zivuga ngo kubera ko wundi ari gukina wingback akora ama overlaps agenda agaruka iyo yagiye wowe uhita ujya guhagarara ahandi yagakwiye kuba ahagaze kuri kabiri ukaza gukuvura ariko ugiye kureba usibye Meri nawe wagiye agaragara atera amataka akuraho imipira abandi ba defenseri bakina kuri izo mpande ntabwo bigeze bakuvura bano basore bakina ku mpande kuko igihe cyose babacengaga wasangaga umukinnyi wa Yanga ageze ku izamu rya Rayon Sport kuko yaba Rushema yaba na Kabange buriya Kabange ni umukinnyi uri kuraje cyane ubona ko ashyiramo imbaraga n'imyitozo ikora neza ariko nyine hari level atageraho uvuga ngo hari level atariho Kabange tubyemeranye uvuga ngo umukinnyi ugerageza gukora byiza byo ku rwego ariko urwego rwe ntabwo umuntu yavuga ko ari Rayon Sport yari ikeneye kugira ngo igibanza kandi urwego ntibarwiga umwaka ushize imikino rugushyiraho kugenda ukina imikino myinshi ariko niba Ruvuyanga niba kapiteni wa Rayon Sport na vice kapiteni we nkuko twabibonye na vice kapiteni wa gatatu no kapiteni Serumogo umwungije ni Sefu wa gatatu ni Kabange abo bakinnyi bose uko ari batatu baraba bencheri sezo ishize Rayon Sport itatwayemo igikombe uvuga ngo Rayon Sport itatwaye igikombe aba bencheri bayo nibo ngo bayoboye bagenzi babo uvuga ngo Serumogo niwe wa mbere Sefu niwe vice kapiteni Kabange ni vice kapiteni wa kabiri aba nibo bakinnyi bayoboye bagenzi babo baraba bencheri sezishize muri yare itarabaye nziza yare wasira avuga ngo sabazungu sabazungu urumva ko nari ikibazo gikomeye uvuga ngo abeza Rayon Sport ifite ubu nibo bari babi mwaka ushize w'imikino bivuze ngo kirite mu kwanza ntabwo yagenze neza no kugira ngo buri gihe gumana umukinnyi ureba nyine ibintu byinshi yadufashije iki mwaka ushize ubu ngubu tugiye kumugumana bivuze ngo rero muri defense uretse Emery nawe ubona ko ataraba fit neza ariko twawe na experience Emery ariko uretse iyo experience Emery mu myaka 10 n'ingahe ko tumuzi Emery yirukanwa na Gasogi ikamurekura Rayon Sport ikamusamira hejuru ariko tuvugisha ukuri Emery yaza ko ari umukinnyi mwiza Kenisa ari gukora ibishoboka byose akamugumana icyo cyo tucyemeranye usibye naho nari nkagira yari ujye no hanze cyangwa se akajya no hanze urumva ngo Emery ibyo yakoze icyubero tumugomba turakimugomba haba mu ikipe y'igihugu haba mu ikipe y'ingabo turamuzi hari impamvu Emery adahamagara mu ikipe y'igihugu ariko se Emery ni best player Rayon Sport ikwiriye gushingiraho muri shampiyona mu Rwanda Amavubi yahamagaye ujya wumva hari umuntu uvuga ngo haraburamo Emery oya na Shani yasezerewe na South Sudan ntabwo yigeze ahamagarwa kandi yarakinaga ahubwo yarahamagawe yagezemo barabeshya ngo yagize imvune ndabyibuka ko yari yahamagawe ariko umutoza aramudoropinga barabeshye ngo yagize imvune uwo ni umukinnyi mwiza ugiye kujya muri defense ya Rayon muri CAF Sefu bamwongera amasezerano kubera ko bananiwe kugura Tanseri yabaza ko baramuguze ntabwo Sefu Joseph Saki Serumogo abantu benshi baratunguye yongera amasezerano nawe nta bakinnyi nyine babonye Rayon Sport mu aba bakinnyi b'abakapiteni bayo nta wamukiye kwa kundi batoraga bavuga ngo kapiteni n'umuntu uzi gukina kuruta abandi ubundi Rayon Sport iramutse ifite abakinnyi bayo beza harimo abatakina benshi muri bo aho twavugaga inyuma mu kibuga hagati ako tuva inyuma Rushema nawe yego yari yagize sezo nziza ubushize muri Mukura ariko ni level ya Mukura naho ngo level ya Mukura na level ya Rayon Sport turi kuvuga ubu ngubu bigomba kuba bitandukanye kuko Rushema twaramubonye ejo bundi kuri Yanga wabonaga nawe atameze neza wenda rukavuye no mu mvune reka turebe ko wenda azagenda rikavaringa neza akazana form ariko nuvanga inyuma hayo naho ni wone izamu na ba defenseur batatu nge ndabibona mu kibazo gikomeye bose kandi batatu nta numwe yaba Emery yaba Kabange yaba bano barushemo ni ibibazo bikomeye cyane ikibazo cya Aimable bagikemure vuba kuko Aimable yaba upgrade kuri aba bose ubwo tuvayo Axer wana ba updating ku bya Sudiyanye sugira ngo ni ibihe ko ari bya bindi n'ubundi nta gishya sinzi bya amakuru yanyuma mperuka ni amafaranga n'ubundi ya mafaranga ari bakimubereyemo still biraho biratuje ari kwishyuza $1,000 ubwo mu byo bari bamusezeranyije nyine twarukuyemo hanyu n'ubundi nyuma y'iyi match nk'abandi bose niyo promesse bafite gusa ikigaragara ubushake ni bukeya ashobora kuba afite izindi deal na manager we bano basenegare biragoye
ubwo turaza kuza kubaza nyuma y'aho match irangiriye amafaranga akaboneka ese zaza cyangwa se byararangiye ntazaza zahabwa ririze leta yigendere mu gutegereza tukareba. Umukinnyi utaje muri Rayon Day burya nyine bano bakinnyi bamaze kuba pro, umukinnyi utaje muri Rayon Day bagapresenta abandi bakinnyi bagenzi badahari, amaze iki gihe cyose ikipe ikora imyitozo ikina match za gishuta adahari, Rayon Day ntaze n'ubu ngo akaba ataraza, biragoye cyane ko tuzabona Isudiyanye azi Kigali, birabasaba imbaraga zidasanzwe. Umukinnyi wakinira Rayon Sport umwaka wose ashwana nayo akanga kuza kubera $1,000. Abarimo ibindi bintu bivuga ko manager wabo ngo banze ko yongera abandi bakinnyi, ararakara arabagumura, ahita agumura bari nacyo kibi cyo kugira abakinnyi bafite manager umwe, ahita abatwarira rimwe iyo ashaka iyo ujyanye ikibazo n'umwe agukandisha undi, yavuga ati n'uyu nguyu yagize akabazo k'imvune kugira ngo ufiringe pressure. Kandi bari abakinnyi b'Abanyasenegal ni abantu bagira solidarite cyane, bareba bakabona uburyo Kadimu Ndiaye mugenzi wabo yabaye dropped bamuvanyemo, bareba Omar Nyingo uburyo bashesha amasezerano, abonye postinga ku mastati Kadimu Ndiaye avuga ati umusimbura bimeze bite Kadimu ntabwo nari nzi ko ari unprofessional kuri rwego. Umusimbura bimeze bite se? Wari muri Jarafa ari gukina amatsinda, wari mu equipe we ko bamwirukaye niba yarashoboye, wenda yasinye muri Generation Foot cyangwa muri Jarafa, arimo na postinga kuri stati yotsa ngo umusimbura ngo nta kintu kirimo nawe. Twihute ariko ubwo twihuta tujye nko kuba halfback babo ku bantu bakina kuri 2 na 3, ubwo byawe nakubwiraga uyu mukinnyi nasanze nawe usoje match, ntabwo umuntu yamuvuga izina ko byaba ari bibi, ariko numwe mu bakinnyi bamazemo iminsi mwaka ushize yarimo, numvaga avuga ngo iyi system bivuga mu Giswahili, avuga ati system y'abadefenseur batatu ikintu cya mbere bukeneye naba wing back bihuta, uburyo bataka n'uburyo abadefanda bikaba biri impeccable, akavuga ngo twebwe abo dufite, ubwo aravuga Serumogo wenda nundi wakina kuri 3 bitarabonerwa igisubizo kuko wahaza ngo ntabwo ari gukina, akavuga ngo ntabwo we abona bafite ubwo bushobozi bwo gukora ibyo mutoza bashakaho byo kuba ari abantu biteguye kudefanda neza no kwataka neza nk'uko arizo nshingano zabo, kuko nko mu bakinnyi bo hagati uwo mukinnyi akina mu kibuga hagati, ngo yafashe baro hari ubwo yubura amaso akareba niba umuwing back w'iburyo cyangwa w'ibumoso yagiye agasanga ntiyagiye, kubera ko amaze kuzamuka 3 anavuga ko yakiye muri uyu mwaka ushize. Icyo ni kuvuga ruvuye ruvuga ngo umuwing back amaze kuzamuka 3 aravuga ngo reka ndekipere, ubundi mu busanzwe system defenseur 4 iyo nimero 2 ari kurekipera, nimero 7 niba uri gukora cyane agenda agaruka anazamuka, ariko kubera ko ari kwakina wenyine igihe ari kurekipera urwo ruhande ntabwo murukoresha, muhita mwinda mugajya gukoresha urundi, iyo undi kibumoso no gasanga nuko bimeze kiba ari ikibazo cyane, ikipe ntabwo ibigenda, niho turi kubona Rayon Sport itagenda muri iki gihe. Ikindi ubwo hagati naho ntabwo ibintu bihagaze neza cyane mu kibuga hagati, harimo distance nini hagati ya Aimable Ntarindwa, Sefu na Bedi. Ikipe yacitsemo wagira ngo harimo umuhora umwe wa Yokotani, niba ari Yokotani niba ari kuko harimo ikintu kinini cyane, kuko urumva ino system ngo barabita ngo nababwira ibindi bintu byo gushorera imipira cyangwa iki, kandi kubera ko ufite abadefenseur 3 inyuma n'abandi 2 bashobora kuza kudefanda, ukeneye umukaseri ukina umupira cyane, ukina umupira wegeze imbere ku buryo bari bakeneye umuntu nka kurari ubona Richard ashobora kwiyamina agakina umupira, ntamwemera Richard afite ukuntu ashobora gushorera umupira akawegera imbere, yabona ageze kuri Abedi akawumuha, ariko bose barambura imipira bakaguma aho ngaho, ugasanga Rayon Sport yambuye umupira ariko n'ubundi birangiye utakaje. Iyi Rayon ikigaragara ubwo no mu busatirize ni ibyo, ubwo nyine ne ba Yves na ba Bero. Iyi Rayon rwose iyi Rayon ngiye singiye kwica intege, ariko kuri Singida ni n'amahire bagize Imana kuko ni hafi ntibizabatwara amatike menshi rwose yo kujya ahandi hantu mu bindi byiciro bakajya mu barabona hehe bakanahomba amafaranga menshi. Muri Tanzania ntabwo zaba ari menshi, bazagire bagaruke bongere bitekerezeho rwose, kuko bazatagaruka bazaza rwose bazaza pe. Ntabwo wajyana ese wajyana Bedi wenyine bakavuga ngo ugiye gukora iki, ugiye gutinda. Ikintu nabonye kuri Noreyo Bedi use mukinnyi umwe yagufashe, kandi president mu ijambo yaravuze amatsinda indese Tade. Wese uri president wavuga iki? Ubwa mbere se Sadate muri planning bari bafite ntiharimo miliyoni 500 zamvugo za diplomasi wapipe sinye kubeshya. None se bafata miliyoni 150 basubire ku isoko. Ikintu ngiye mbona kuri Rayon Sport ino system bakina ituma n'abakinnyi babo bari beza baba babi, uko dufate nk'urugero Azizi Basane ni umuwinga mwiza, ariko yabaye umuswa, yabaye drop out ko yako system ntabwo iri kumwakira, bajya kumuhagarika ahantu nk'ariya mu defenseur atamyereye gukina. Ubundi afami ya Rotife mu mitoreze yize gutoza aba defenseur 3 bino system mbona iri kuruka abakinnyi benshi. Ndeho mbona muri Rayon aba bakinnyi bagiye kwitsindisha birukanisha umutoza
ntabwo Rotifa azarangiza sezo kuko abenshi ntabwo bamwishimiye. oya ino system ari gukina ntabwo ibagira beza ntabwo bamwishimiye pe kuko Rayon Sport ifite abawinga beza wa munyamari ntiyigeze akina iminota 90 yarangiye atagiyemo wa mwana muto Bagayo ufite Adamu ruhande rumwe ukagira urundi ruhande Azizi Basane ukatakisha Bing Beroena na Yves ufite abakase ufite mukase rumwe na Abedi hagati mu kibuga ukagira umuntu kuri kabiri no kuri gatatu ugasubira muri system isanzwe Rayon Sport ntiyabona abakinnyi 10 umwe bakina neza kandi baba banafite icyo gihe bari Valido baza wenda nko gusimbura ariko icyo gihe Valido so uramusimbuza mu ba defenseur batatu akinehe abura hagarara ntabwo akina inyuma ya rutayizamu we nyine gukina ku ruhande rw'ibumoso cyangwa urw'iburyo. Mukura wavuze iri kugatambaza umwaka ushize yagatambazaga uziko Mukura yatsinze ibitego 28 sezo yose ari ikindi kintu cyabeshya bariyo bura afami Rotifa avuga ngo yitwaye neza muri Mukura ariko kuri level ya Mukura bavuga Mukura yasoje ku mwanya wa 5 none se iri mu mwenda w'ibitego yatsinze ibitego 25 byonyine muri kandi nta ribi kuri Mukura nta ribi Rayon Sport yasoje ku wa 5 twavuga ibihe erega Mukura yajyaga Rubavu igatsindwa na Rutsiro 3-0 bikaba ibintu bisanzwe igatsindwa na za Marine nta muntu bivuga igeze kubita match nyadatsinda Rotifa ihuye ariko nta ribi kuri Mukura ko yaratsinze rega amakipe y'ibigugu nicyo kintu cyabashutse muri seze 3 yakiye muri Mukura yatsinzwe ibitego 90 mu mikino 90 nuvuga ngo mutoza mwiza wa Mukura yego mutoza mwiza wa Mukura pressure nke muri Mukura ibi expectations ziri hasi muri Mukura ariko muri Rayon pressure iri hejuru n'ibyo bakwitezeho biri hejuru bivuze ngo rero iyo pressure na famille Rotifi umuntu yavuga ko udafite umutoza wa physique cyane tubyibuka icyo kintu nta mutoza wa physique bafite muri Rayon Sport kandi umutoza wa physique ni ikintu cyambere cy'ingenzi turaza kubibona kuri apel uburyo yakinye ku munsi w'ejo hagaragaye akaboko umutoza w'ubongera imbaraga no kuri polisi bafite umutoza ukomeye cyane wa physique kandi mu kibuga urabibona bamaze ibyumweru 2 nta mutoza wa physique bafite uyu mutoza president yise inshuti ya Rotifi ni uri kubakoresha physique we mwise inshuti ya Rotifi ntabwo mwise umutoza bazanaga amavideo y'amabisi yanga Axer yarabayoboje ngo zira bisi ngo ntabwo postinze za bisi zaje cyagihe uzira bisi ngo ntabwo postinze za bisi zaje cyagihe Elmerek cyana yanga bagira ngo nabafana ba yanga bamanutse ndarengana nabo bajya bamenya gushishoza nk'abantu b'abasirimu Axer niwe postinze gusa niwe postinze Axer n'umustar benshi barebeye kwa Axer nose abantu zana ni bana wahinyuza gute ko zira bisi zitaje bataje muri stade ariko wowe wasanga zaraje bakajya kwisurira Kigali hirya no hino bakigira mu kinigi ariko ari kamwe zari yabitego ntiyari abategura se butumwa ntibabwumvisha bisi 15 zibaka muzaze murebe DNA mupimishe murebe uko bimeze usanga bari bize muri laboratoire bagiye kureba avuga ati ntagiye umuntu witwaza umucanga agiye kunyanja ubwo rero ubwitabire bwo bwari bwiza kuko urebye nko muri stade abantu nk'ibihumbi 37 barimo hari intambara amakuru nakuriye nuko ngo haje 36 yego rwose nanjye ndeba nabonaga ari iyo range mu mafaranga nahoze mbaza abantu muri Rayon babwira nti wenda mushobora kuba mutarayemenya neza ariko mukoze estimation cyangwa mugereranyije mushobora kuba mwarakuyemo angahe barambwira ngo ni hagati ya $150 na $160 hanyuma mu baterankunga bakuyemo 40 bari abaterankunga nyine baba bamamaza muri stade kuri ariya red screens ubwo urumva Rayon Sport nka $200 yarayabonye 200 barayabonye ariko icyo namenye nuko 150 yo ari naya matiki yego get collection 150 z'abantu baguze amatiki cyane uvanyemo abafatanya ibikorwa bari bafite kuri abafatanya ibikorwa ni 40 ubwo urumva ni hafi $200 cyane ubwo rero uruvuko na amafaranga atari intambara ibya amadepanse iryitanu bayabika depanse bazibika cyangwa nk'ikibiri eberi hari intambara imaze iminsi ngiye ngira ngo nsaba abafana bo mu Rwanda bazadukure muri iyo ntambara irangire urumva intambara ngo yo kuza stade amahoro abafana apel ifite abafana Rayon Sport ifite abafana bihangane iyo ntambara bazayirangize kuyirangiza se ari ukundi ni ukugaragaza nyine abenshi icyo gihe uvuga ngo igihe Rayon Sport n'ubu ngo bari bayitangiye ariko nta wayitsinze
ntawayujuje muri bo bose ntawe yitsinze ariko warushije undi ntabwo umuntu yabura kubivuga umuntu yashimira abareyo abareyo bari benshi harimo kurushanwa buriya ntabwo nta kurushanwa byigeze biba ubwo urumva ntahangana ugejeje ku bwitabire nihangana bari nka bya bindi bisanzwe ntabwo haba habayemo kurwana haba habayemo gukubita ariko ngewe aho mbona bitandukaniye nibyo abariyo bari benshi kurusha uko aperi bari benshi ku munsi w'ejo nta n'umuntu wabura kubivuga ko nyine bigaragara ariko ntekereza ko ni ibikorwa bigiye bitandukanye uko nabibonye Rayon Day umunsi w'ikipe ni umunsi udasanzwe niyo ngo kuvuga ngo Rayon Day cyangwa se aperi Day cyangwa Yanga Day ni ikindi kintu ku bafana b'ikipe bitandukanye n'uko aperi urebye n'uburyo bateguye inkera y'abahizi ni nk'aho ari bashaka gukora pre-season ariko bagakina n'amakipe yo hanze nabifashe mu buryo bwa pre-season kuko murabizi na za azamu zirimo na za polisi zirimo uvuga ngo rero Rayon Day ni inkera y'abahizi bitandukanye mu buryo bwo kubikora cyangwa se muri meaning uvuga ngo keretse yabona ejo yari aperi Day nkuko kwa gatanu yari Rayon Day aho ngaho wajya gupima ejo aperi yaronshingaga inkera y'abahizi kandi inkera y'abahizi ni pre-season nkuko babivuze naho bagiye kwicara bagahiga guhiga no gukina bitandukanye rero na Rayon Day ni igikorwa kiremereye cyane kiba cyarateguwe seze kirangira mu byibuke neza kikaba n'igikorwa ngarukamwaka kibaho buri gihe gifite consistency nk'iyo ngiyo kimaze kuba inshuro nyinshi ubwo rero ntekereza ko wenda ntawe wabura kuvuga ko abafana ba Rayon Sport bari benshi cyane kurusha aperi bari benshi ariko nanone n'igikorwa bitabiriye ibikorwa bitandukanye bikaba ariyo mpamvu abafana bataje mu gikorwa cyabo kuko aperi uburyo abafana batari benshi ntabwo navuga ngo bihoraho kuko tugeze kubona aperi abafana ari benshi muri stade Amahoro hari imikino bagiye bakinamo ubona ko ari benshi bakina na piramide bari benshi muri stade Amahoro heje ubundi batsinda Rayon bibiri bari benshi wenda bavuga ngo harimo n'abareyo ariko no kuri piramide bazaza ndafata piramide bagifite ubwoba wenda bari bagifite igihunga aho no kuri azamu bashaka kuza ku cyumweru baya benshi bazaza kuri piramide umvisha abafana ibintu batangaje kuri piramide bavuga ati ubu kipe turayibonye bro tushe turayibonye ikintu kibabaje ni kimwe ku bafana ba aperi bafite turaza kubijyamo bafite ikintu cyitwa ikipe nziza bafite ikintu cyitwa squad ikomeye arasimbuza batandatu ariko birababaje kuba iyi squad igakomeza igakina neza igera muri stade ikabona abafana ni bakeya turashimira abaje yego ejo ariko ndimo natekereza nk'iyi squad aperi ifite ari Rayon ifite tukanashimira n'abantu bagize uruhare kugira ngo na bake baje ejo babashe kuza ko urebye kabisa timu yari ishinzwe mobilisation yarakoze kera cyumweru barakoze ruvena bari abaje ntabwo ari bake baragerageje pe ariko ntabwo ari bakwiriye kuba bareba aperi imeze gutya kuko ejo twahoze twestima na Samiri turi kogeza umupira tureba nk'abantu bashobora kuba barimo wabonaga ari nk'itubara twabaze nk'ibumbi nk'icumi gutyo amastade mu 45 cyangwa se hagati y'icumi na 15 wenda twibeshye 15 byabo wenda nka 10 na 12 aho ngaho urumva rero ni bake style ntabwo ari benshi urumva abafana rero nubwo ngiye muri amona sinogwa abo bafana kuri aperi ni bakeya cyane nanjye ku bafana ntekereza ko aperi ifite ni bake turagusigiriza ibintu noneho kuri aperi twabonye bakina na piramide ubushize ku bafana ba aperi twabonye itsinda bibiri ku bafana ba aperi buri gihe abayobozi bayo bajya bavuga bati Rayon Sport muzabirebere n'abayobozi ntibemera ko barusha abafana none se ruvuye abafana ba aperi ikibazo bafite ni iki iri kwitwara neza ibintu byose bihari icyo ni nanjye ngiye kwibaza ikintu na kimwe cy'abafana ba aperi ikintu na kimwe cyabura gituma wenda abafana bataza genda gisesengura nka kimwe nanjye ntacyo niyo mpamvu ngiye ntemeranya na iberi niba wazanye ikipe yo hanze kaba ari igikorwa uvuga ko ari ngo tegura ngo Rayon Day tutitaye ngo ibiki n'ibiki uvuga ko ari igikorwa ngaruka mwaka utangije nawe kitwa inkera y'abahizi ari benshi barabura iki mbwira nk'impamvu ebyiri ibe zatuma bataza oya uhuye n'umufana wa aperi ukamubwira ngo niyo mpamvu ituma utaza kuri stade ntekereza ko atayibona niba tuvuga ngo barakuramo uyu urwaye twavuze ninde Mamerida wigeze ubona icyoho cyo hari reka da kipe ntiyagendaga yaragendaga basimbuje batandatu bazana abandi batandatu impamvu z'abafana impamvu wenda abafana batari benshi cyane kuri stade ku munsi w'ejo ngiye ntabwo navuga ngo ni izi ngizi kuko nazo nzi ahubwo ngiye icyo mvuga nuko n'abariya baje kurikije situation yari hari ku cyumweru mugoroba byose n'ibyo byateguwe nge nabonye ntabwo najya kubaveba cyane wenda umuntu yavuga ko biyongere byaba ari byiza kuko burya stade yuzuye binamotiva cyane n'abakinnyi ariko ngereka nkwereka erego uyu mukino ni pre-season aperi muri pre-season iri gutegura shampiyona ni imikino y'ishuti iri gukora rega na Rayon pre-season uzabona kuri super yano byantera ubwoba bamugana
bakinye na piramide cyangwa kuri super coupe abafana ba peri tubabone icyo gihe umuntu yatangira kuvuga ibindi ariko izi match za precision ibintu bitangiye ubona abantu bataza hari igihe ushaka kubategeza no ku munsi icyo gihe byaba ari ikibazo ariko se kuki mwatega match zikomeye none zo kugiye kuvuga ngo none se bazajya baza kuri match ikomeye gusa uzavuga ngo kuri piramide baraje ubwo shampiyona atangiye bakina na Rutsiro ntabwo baje katubihanganira oya muri competition iriya ekipe iguruka kuri ya nigute ikina muri competition idafite abafana arya fande Kabagambe ne ukibahagarariye cyangwa baramuhinduye oya niwe ntabwo yahindutse akwiriye kongera kumobiriza abafana be akababwira agomba gutohoza neza ari na fan club tutakibona agatuma abahungu be bakareba ibintu bihari bakongera bakajya mu bafana bakabaganiriza ejo ntiharimo umuntu watubaje ati fan club ya Kicukiro yagiye n'izindi tutakibona tutakibona amabanderore yazo abafana ba peri rwose njye ntavuze ibya Kabagambe ntavuze ibyande ariko biri mu nshingano ze biri mu nshingano ze yego za fandere iyo uvuze abafana nibo bavuga none uko biba bimeze ariko pe mukwiriye kuza kuri stade nta mpamvu nimwe mbona ituma mutaza kuri stade keretse namuvuga ngo turakenye ntabwo dufite yo kwinjira kuri stade super manager ko yari yagerageje kandi icyo kintu sinkibaziho ko mwakena ku buryo mwaburi mu bibazo super manager ubukangurambaga ko yabukoze neza super manager turamwihanganisha yabuze umubyeyi we nabibonye Paul Sawe ngakumva ngo yatabarutse ngo fotokopiye ngo ni super manager ubusigaye ngo gakumba original yagiye ngari kwaziye fotokopiye ngo yesige muri nje Paul sana ku muryango yaragerageje ubwo ku cyumweru nimugoroba bafite azamu basirika turebe upgrade ntacyo wa mugani ubwo umukoro reka tuyimurire muri weekend azamu bakirana azamu muri stade amahoro baraje urumva bongere bayiha ubutumwa reka turebe niba bongera kuyiha ubutumwa baha ubutumwa na piramide competition no mbateze njye abafana ba pe competition kabisa rega ntabwo tubimenyere ko abafana mu Rwanda bajya kureba ariko uzaba ufite ubukwe abantu ntibaze kugufasha mu gutegura ubukwe ubategereze ngo bazaza ngo ku munsi w'ubukwe baje kare bibatwaye iki ko n'ubundi mipira kureba umupira ni buri munsi ni ikipe ufana ikipe ukunda kandi imbere bajya bavanga ikipe yacu nibayitwegereza ngo bakora imyitozo ngo ruguru bafunze ikipe iri kubasanga kuri stade ikababura ubwo twavuga ku bwitabire bwa Rayon Day tuvuga ko mu by'ukuri abafana bari benshi turabijyanirana tuvuga Rayon Day tuvuga n'inyera y'abahizi abafana ba Pehano baravuga batareko ati nibyo twari bake ati twari nka 15 atareka ikindi n'amasaha yari mabi ati mwibuka ko twakinye saa 9 ku cyumweru saa kandi kazi saa 9 zo kuwa gatatu birumvikana nakazi ndetse saa 9 zo ku cyumweru impamvu yakiye saa 12 ni kuwa gatanu abantu bava mu mirimo saa 11 bagafata iyo saha bajya kuri stade wenda nese ku cyumweru saa 9 umuntu abari gukora yavuye mu misa mu gitondo ariko kukimusigiriza ibintu ati kuri piramide bareyo ngo twari duhari turi benshi kandi harimo n'abinjiriye ubuntu sasa buretse next time nta muriro n'umwe uzaza kuri piramide nibatsinjiriza ubuntu ntaho bazabo uwo ni umurebe kubwira uri kubusoma wazi ubutumwa bugenda bumanuka ku mbuga nkoranyambaga shaka bareno nabo barikina uwo ni umurebe mukuru kuri piramide arabinjira ubuntu se piramide se yaperenjije arishyushye ko mureyo wenda ntibabura aho banyura ahubwo nawe ntibabura niba waraciye muri ziriya nzira za nzovu yanyuze muri ziriya nzira za nzovu nabo nyacamo turamukoraho iperereza ahubwo yanyuze wenda ntibabura aho banyura kuko ntiyabivuga atarabibonye ziriya nzira za nzovu zo guca munsi systeme nzovu ko n'amafaranga ari make yo kwinjira bibiri ahantu hose aperi niyo kipe ngewe nzi itagica amafaranga menshi oya yo yari bibiri niyo mpamvu hose hasi no hejuru ngo amafaranga ntitwegire urwitwazo oya ntabwo rwari rwitwazo urwitwazo ko aperi ariko muri iriya soirée abantu 30 batanze miliyoni 400 hafi 500 ngiye guperereza amenye impamvu abafana ba aperi barimo kuza ku kibuga nyine ari na fan club tutakibona zitakiza cyangwa zose zabaye VIP nk'intare ariko ndabizi bari bunsubize kuri azamu ubutumwa bwo barabumpa kuri azamu reka tubarebe azaba ari saa moya aho azaba ari saa moya ku mahoro ku mahoro ubwo niyo saha nayo zaba yahindutse barabumpa rwose ariko banabutanga neza no ku munsi w'ejo kuwa kabiri bakina na AS Kigali erega naho abafana baba bakenewe none se AS Kigali bashobora impamvu nyinshi ngo turi mu kazi ni mu mibyizi ko nyine umugabo wabonetse izo mpamvu z'akazi nazo bajya bazigabanya kuko baba bayishyize nese match ya saa moya kureba ikipe yawe ukaryama ubundi ari umuva mu kazi saa 10 akajya kuryama saa moya
turimo turabijyanirana rero turacyari kuri inyera y'abahizi ndetse na Rayode. Rayode rero twavuze ubwitabire, twashimiye abareyo yuko baje nubwo batayujuje ariko byibuze mu 30 na bingahe byari biri muri stade 36 ni nka 80% urumva bya yuko stade. amafaranga yavuye mashyika muri 150 ni amafaranga menshi. Abareyo narebye bose nuko ikipe yabo iri gutanga icyizere wabagirirana kandi abareyo bwo ntabyo bangurije ubuntu niyo waba waravukiye muri Rayon urishyura kirazira kwinjira urishyura rwose. Abareyo twabashimiye nibeshyura ibirarane rero ubwo mwarakoze aho bishyura ibirarane baserera zabo abantu barega imishahara iki byose za rukritoma ibyo bintu bicike birangiye ibibazo by'abanyasenegal tumenye niba baza cyangwa batazaza. aho ngano tugiye kujya muri squad rero abantu iberi baravuga bati Rayon yaratsinzwe itsindwa 3-1 ariko se Rayon yatsinzwe ni iyihe? Hari ikintu abareyo barimo kwirengagiza muri iki gihe kijyanye n'ubwiza bw'abakinnyi bafite. Benshi bahuriza ko ngo usibye ngo nka Abedi hari abadatinya gukora iyo statement ngo usibye Abedi ngo nta wundi mukinnyi n'umwe ukwiriye kuba uri muri Rayon Sport. nta wundi niko babivuga abareyo, ariko wenda dore nko mu izamu Ruvuyanga kuko ni igice cy'ingenzi cyane. Burya Samir kirazira ko tugende profile kuri profile y'abakinnyi ba Rayon Sport bagomba kuzagenderwaho iyi sezo. Ni statement z'abatoza bakomeye bavuze ko umunyezamu mwiza ni guha igikombe cyane. Kandi nk'umwaka ushize Donnarumma yahaye igikombe cya Champions League Paris Saint-Germain. Hari igikombe cya Champions League Thibaut Courtois yahaye Real. Yego imwe yanarakaye cyane bagakumushyira muri batatu ba Ballon d'Or bibuka cya kindi batwariye Paris batsinda Liverpool. Nta muntu wabura kuvuga ko Zesini yafashe Barcelona kwegukana igikombe cya Champions League. Tujya muri Rayon, tujya muri izamu ni igice gikomeye cy'ingenzi. Mu nyinjize muri Rayon neza nyumve. Uvuga ngo ngiye mbere nko mu izamu. Uyu muzamu witwa Dirissa Kuyate watsinzwe ibitego 3 bakina na Yanga. Ushobora kuvuga ngo wenda mu bitego bamutsinze nta makosa akomeye yakozemo, ariko buryo umuzamu nyine ufasha ikipe ni ukwitabara handi bikomeye. Uvuga ngo wakoze za save. Uvuga ngo igitego umuzamu atsindwa harimo ikosa rye. Ariko hari ikindi gitego umuzamu atsindwa ariko uvuga ngo yashobora gukora ibirenzeho akaba yasevinga ikipe. Niyo urugero nko ku munsi w'ejo umunyezamu wa Power Dynamos yatumye Power Dynamos itanyagirwa. Kuko Lawrence Mulenga ari amawano ni wani yagiye akuramo cyane mu gice cya mbere. Muri kiwanuka abantu barabyibuka nkaho bari basigaranye izamu kurindi umuntu ku wundi. Ubwo rero ngiye mvuga mu izamu kuri Dirissa Kuyateho biragaragara ko bakina undi muzamu, ariko by'amahire nuko Pavel Nzira araza gusinya. Ubwo binanjyane ku kintu cya Pavel Nzira. Pavel ngiye bari ku presenter abakinnyi ba Rayon ngiye nari muri tano. Hamwe abakinnyi baturuka rwose. Ebana niho nahingukiye ninja muri stade cyane ko nahageze bamaze no gutangira nsanga umutoza Lutfi Ebana ari kwitotoma mu buryo bukomeye cyane. Ubona ko atishimye, nari kumwe na Rigoga cyane kazi n'igifaransa kanyansemura bimwe na bimwe, ariko naje kumenya ko yariho avuga ko atishimiye kuba bagiye gupresenta Pavel Nzira atarasinya, kuko yaravugaga ngo niba mugiye kumupresenta kuri Rayon Day munamume